kuri Rayon Sport na Amagaju na insida yabaye yo yavuye mu karita y'umutuku ku munota 22 ndetse wenda n'imikinire mike cyane ya Rayon Sport idakombenka kuko benshi bakavuga bati sipe kubona ikarita y'umutuku ku munota 22 bakaba yitsinda byinshi nubwo wenda Rayon Sport yavuga yuko nyine ubusatirizi bwayo busa n'ubwacitse umutwe bijyanye n'abakinnyi bavunitse ariko na Amagaju nayo yarari mu yindi sura nshya ni match mu by'ukuri yarangiye ku munota 22 ni match ikarita itukura yahinduye byinshi. Samiri niyo yarimo atubwira umvisha yaranagize ikintu cyiza cyo kubaza bamwe mu bakuru umwe. Nabajije umusifuzi utari hano uri hano mu Rwanda mwohereza video kuko saba abasifuzi ba hano tuziranye ndamubwira nti iyi ibikarita y'umutuku bigenze bite ati arambwira ati hano no mu gihugu Samiri utamuvuga Umugande ni umugande umugande namwereje bidambwira ati ntabwo ndi kubona amashusho neza atari ko ari ibintu bibiri bishoboka ati niba yamukozeho yaba ikarita y'umuhondo ndetse na kufura direct kuko ngo mu misifura byita pressing cyangwa se mu Kinyarwanda ni nko guhushura cyangwa se ni uguhushura ariko birumvikana n'ikinyarwanda cyumvikana gukora ku muntu ariko utamuhamije uwo ikarita y'umutuku ngo iba direct iyo habaye full impact. Urabona hari ukuntu umukinnyi akandagira undi akamuhamya akamugumana ikirenge sinzima iryo kosa mujya muribona umuntu akandagira undi byanyabya akamwemeza cyangwa agakubita takere ishaka umurundi sinzima muyibona iba ari umutuku direct. Arambwira ati hari mensi ebyiri niba koko yamukozeho byanyabya yamuhusha akamukozaho ikirenge yaba ari ikarita y'umuhondo na kufura direct ariko niba atamukozeho akaba yatumye nyine agwa kubera intensiyo yari afite yaba ari ikarita y'umuhondo na kufura indirect. Arambwira ati nta mutuku ugaragara ndabaza si ntabwo yaba doxo. Arambwira ati oya ubona abadefanseri buzuye hano ntabwo yaba ari umudefanseri banya kuko doxo nicyo bavuga ngo ni denying obvious goal scoring opportunity ngo kubuza amahirwe ya nyaya afatika agaragara y'igitego. Icyagiye umuntu abasize acenga umudefanseri agasigana n'umunyezamu akayora amaguru cyangwa se umunyezamu yasohotse umudefanseri asigaye inyuma ahisa mukure niyo wamusunika gusa bahita basifura ikarita y'umutuku kuko nyine wabujije amahirwe y'igitego. Arambwira ati kuri la insida ndi kubonamo hano ntabwo ari full impact kuko biragaragara ko atamuhamije yaba ari ikarita y'umuhondo ndetse na kufura yaba indirect cyangwa se direct. icyo navuga kuri iyi match reka mere kuri Amagaju nk'abashyitsi ntabwo mwabonye umutoza Mars bano aribaza bimeze bite. Ni umutoza wari umaze iminsi mu Misiri aragaruka ku munsi w'ejo yari yagiye mu mahugurwa atangwa na CAF murabizi ko ari instructeur ni umwarimu w'abatoza yari yagiye gutoza abatoza mu Misiri. Rero Amagaju mu masezerano basinyanye barabizi bajya no kumukura i Burundi iki kintu ko gihari. Pablo asanzwe amenyerewe yatoje Amagaju ari umutoza mukuru Marisi byo gutoza yari nabivuye mu uzi ko n'umwaka ugize mbere ko zose zitangira kwanza yari yabaseza avuga ati ngiye ibintu byo gutoza ndabiretse bagumishije mu cyiciro cya mbere mu ndeke nigende baramwinginga aragaruka kuko bavuga ko agiye kuza umutoza w'umunyafurika y'epfo. Kuri ikipe y'Amagaju ntabwo ifite resulta nziza. Ubushize batsinzwe n'ikipe ya polisi na Gicumbi yabatsinze basanze iwabo banatsinzwe n'ikipe ya Rayon Sport. Match ya Bugesera urabyibuka ari nayo baregeyeho mu Bugesera baranganyije ngo nta nsinzi barabona bafite inota rimwe mu manota bamaze gukinira. Si ikintu cyiza. Ni ikipe ejo twogeza match batsinze AS Kigali bafite amanota 4 mu mikino 5. Urakoze cyane. Ngo batangiye nabi cyane nkaho basoreje umwaka ushize kandi ari nacyo kintu birindaga ko batangira nabi kuko ibashyira mu mibare yo kuzarwana no kutamanuka kandi iyo bikoze rimwe kabiri hari igihe gatatu byanga. Akenshi hari igihe usanga uhangaye n'ikipe kurusha bakakureka. Ku ikipe ya Rayon Sport reka nkotinga amagambo ya rutahizamu Yibwe wanabahaye insinzi aganira na Karikeza ati ni umutoza aravuga ku mutoza Arundi ati ni umutoza utadushyiraho igitutu akunda umupira n'abakinnyi bawutembereza aguha icyizere ukumva uryohewe no gukina. Ndabivugaho ibintu bibiri. Uyu mutoza akiri kumwe na fami yamwabonye ko bari baratangiye guhindura na systeme y'abadefanseri bakajya muri bane ariko nimureba neza n'abakinnyi azana mu kibuga cyane cyane kuri mediane ye
kenshi usibye sefu aza gukinisha nk'umukaseri ariko yaba rishari ndetse na bedi ni ababora ni abakinnyi yarekipera umupira akawugumana akanawutambagiza. rishari ni umukinnyi wimubwira ngo garuka inyuma urakoze ahubwo wowe ngwino ufate umupira wihagume kandi sefu turabizi Sami si umukinnyi mwiza mu gutembereza ni sitting midfielder bivuga ngo defense ifite lead imbere yayo ariko akagira umuntu umugeza ahita aho umupira nawe akaba azi kuwutembereza n'umuri imbere abedi bakaba bakinana bumvana iyo connection ikaba ari nziza. urebe nko ku gitego rishari iyo warekipeye umupira Amagaju yaratanze nabi batanze pass ivuye ku munyezamu umutara mu mugihe ashaka kuwusunika rishari itakora atakera umupira awukuraho ahita Habimana awufunga ahita wakira ahita awutera mu izamu mu nimero 8 wagiye gukora pressing ku izamu ya adversaire bakagira ubwa bedi uri 10 ariko akagena na tambwe ukina ku ruhande. Icyo nakundiye Haruna amenya uburyo imigendekere y'umukino iri kugenda. Mwabonye ko bamaze kubona ko Amagaju batari kwitwara neza abadefanda gusa yaje gukuramo nanone umumediateur umwe akuramo sefu agarura rishari kuri 6 azana bedi ku 8 tambwa 10 ahita ashyiramo rivaldo. Icyo abikorera ni iki? Uyu mugabo nahoze nkurikirana i Burundi kimwe mu byazwiho ni umupira uri hasi ku butaka guhererekanya bakadomina umukino. Abarundi bose menya batadegaje niko kuri nta kudegaje rwose usanarebe nari ingingo turabigura ko kuri Kiyovu niyo mikino irashaka ko bakina ni amarisi burya Desemba nuko byagiye bimwangira wenda ikipe yindagurika buri mwaka ariko rero icyo yifuza ijyariro cy'ikibazo nongeye gusubiza wagarutse ku kintu gikomeye. Ikipe ya Rayon Sport nabo ntabwo byakumvikana ukuntu utsinda igitego kimwe ku ikipe nk'Amagaju ituzuye. Ibyo bitego uzabikenera n'abafana mwumvise hari abandi bagiye babigarukaho bati nanone ekipe yacu igitego kimwe dukeneye abataka bacu. Yves yafunguye konteri ni ikintu cyiza nawe yanasabye n'imbabazi namaje se kuki wasabye imbabazi kandi atari ikipe wenda wakiniye aravuga ati nasabaga imbabazi abafana b'ikipe ya Rayon Sport igitutu cyari cyinshi bambwira ati nta bitego uri kuduha kuko niyo wasigaye nka rutayizamu. Navuga ati mumbabarire rwose bitego ntabwo ari uko nanjye byanze nima nakibonye ngomba kubasaba imbabazi bambwira ni ubu none igihe ni ikimugani wabirabakoraho n'amabombe bunaniye. Ikintu ryari Ruvuyanga Amagaju nasoreza kugira ngo Rayon Sport ibashe kugira ibyo bitego byinshi mu gihe aba bataka bataraza nge ndisabira Yves. Mwabonye hano Yves yabonye izino kazi ebyiri akashita gutera garinci ari muri angere ferime atareba n'izamu abeda muri imbere abeda namubwira ati wampaye umupira nka depoze byanabaye kuri tambwe bakinana inide abwira Yves ati wewe wikwiforsa gutera mu izamu garura ngende pose. Bivuga ngo ni ibintu bibiri harimo igitutu amplis kuri Yves ushaka ibyo bitego nka rutayizamu agomba kugira ku kantu ko kwikunda ariko umutoza agomba no kugabanya icyo gitutu usibye na Yves n'abatambwe bibabaho uko bubaka umukino bari muri build up bahera inyuma bagera muri mediane bagana imbere. Nibareba uburyo mu gihe batarakira Asman ushobora gutsinda igitego cyo mu kirere muri open play na Fall Ngagne ishobora gutsinda igitego aho abantu batatekerezaga. Bagerageze ko niyo bageze mu rubuga rw'amayina bakora ikintu cyitwa guhuza n'ubwumvane connection irangirire mu gutereka umupira mu izamu kuko kutsinda kimwe udashobora kurenza icyo gitego kandi byasoboka mu buryo bw'imikinire cyaba ikibazo ku kipe ya Rayon Sport bagiye kwinjira muri match ni yego ni match navuga yuko wenda ya boostinze morale y'abafana babumvisha avuga kugira Rubavu mbere yo kugira Rubavu babonye kuka kabaherekeza Rubavu mbere yo kugira Rubavu nyuma yo gutsindwa nyuma yo gukina match enye badatsinda batsinze byibura match ebyiri bagira umwuka wabajyana Rubavu bafite icyo bajya kureba Rubavu kuko niba wanarebye na match yari mu Rwanda bw'imvura yaguye abafana babo bari batandukanye nabo twabonye kuri match yari yaba. Ubwo rero navuga yuko federasiyo kuri Rayon Sport porosana ku Amagaju uyu munsi ni match ikomeye. Turabona indi baruwa